ese mani ko sebwe mani nibwo mugutse nibwo akazi ngasoje aya masaha amwe dufite sha nibwo ngasoje wa muntu we nibwo mugutse okay nari mwese manu dukuru dushashya turi hehe hey waretse sha wa mukobwa shere wanje giye kuza kunsura rero genda umva agiye kuza kunsura ubwo mukanya agiye kuba hageze ngamubona ariko urabona n'amasaha yambwiye ageze agiye kuza okay nari wireka mutegereze musuhuze Meze ute sheri wanjye? Nyine meze neza pe. Meze sheri ko watinze? Sheri ntabwo natinze cyane kuko hari abantu namanje gucara hepfo. Ariko sheri ntabwo waruhetse kunsura. Okay, niyo mpamvu nyine natekereje ndavuga ati ntabwo mperutse kugusura. Nahise mvuga ati ngo reka nkwamagare numve kuri yo mbone kuza kugusura. Ariko sheri nanjye nari ngukumbuye cyane. Sheri nubwo wankumbura si wandusha. Kuko ngiye nageraga gucya nkumva agatima kari gutera ngo pi. Mbese ugira ngo wagize ngo ndekukubeshya ndikugukunda da ahubwo sheri aratonendaga kukubwira uri kureba nyine ugize nyine buriya urebye nk'ukuntu dukundana buriya ubyemeye nyine tukagira byagira da turi ibiti se kandi bigira nkagutikura nawe si ibyo bintu urabikora yumvira pe none si ibyo birakaze reka ibyo bintu ntabwo byavamo kera kubanje ukansaba ese ubundi ngiye ndi gusabiriza nanjye n'ubundi ndi kugusaba oya reka ntabwo ari ibyo ndimo ndavuga ahubwo ndi kuvuga ibintu wagize ngo papa yumvishe ngo bagutwaye igipagani si yakwishima ahubwo ariko mubwire papa icyamushimisha ni uko wanywa ukanansaba buriya nyine nanjye ntabikubwiye ugize tukagira ukuntu twiyaranja ejo bundi wajya kubona nzanye inkwano iwanyu wapi ndabihakanye niba utabyemeye genda I don't want peace uri serious mba nisereye rwose oya da ntabwo ibyo bintu buriya nabikora nikiniraga rega ndagukunda ntabwo ibyo bintu nabikora nagira numva ukuntu waje rero sawa ubwo byemeye nitegura ibiki ubukwe mbere nanjye ndi kumva nyine twabigira bikihuta ibyo bintu ubwo nanjye reka ngire nitegure nyine nta kibazo ubwo reka nanjye ngire nahe ngire kugira ngire utuntu ntunganya mu rugo bye mana yanjye yo mu ijuru ubu se ubu noneho rukuba ari hehe mwokabyara mana ndashaka kugira ngo tuganire ku kibazo cy'uyu mukobwa tumugire inama ese ubu noneho ari hehe mwokabyara ko namurebaga hano mu rugo ubu noneho yerekeje he rukuba myoko rukuba myuko mugabo wanjye ruku ni ibiki madamu rero rukuba ikibazo gihari ni icy'umukobwa wacu tugomba kugira inama ibiki se kandi noneho byabaye muri uru uyu mukobwa muto nubona ataha ijoro buri munsi ni uko uba udahari yaba wari uhari mwese mutoni ari gutaha ijoro ari hehe ari ku bundi ari hano mu nzu mubwira ze hano numva ibyo muhamagare shefu muhamagara za mutoni we ariko noneho uyu mukobwa agihera mumbwire vuba nyine nigendere niko muto uko niko urimo kubwira ababyeyi bakubyaye ko akagasuzugura ariko wagakuye wa mwana w'umukobwa we rero n'amasaha ageze hari n'ahantu nari ngiye kwigira ariko nyumvira mugire vuba niko muko uzi ko numiwe muri ino minsi ahari wari yamavubita usigaye wigirira iki ni ukuvuga mumbarize dore nuko nguko umutunze we ntabwo uba uhari ahubwo se muroro we uyu mukobwa kutari kumbwira ibyo yaba yarakoze aha ibyo uyu mukobwa urabizi asigaye ataha amajoro
ninde muntu wanyweye inzoga ni Mutoni, ninde muntu uza hano uraho urugi ni Mutoni, ibyo wa Mutoni wawe uyu aha uzabifatisha amaboko abiri wa mugabo siko mutambwira vuba umuntu nakoze ariko mukobwa ubu koko ubu wamburanye ibyo bintu bari kuvuga byose urabikora ya namwe mbese yese muri arabikora ataha yanyweye n'iri joro yatashye yanyweye usubira mu wamushunga mama anadakuze ukuze mu biki ukanegeka no mu rugo rwanjye ugataha amajoro nk'aho urugo ari urwawe ahubwo umva ndakurangira umusore ahubwo ugire umvira ahangaha nasoguri hariya tumaranye imyaka ingahe sogo ni ibiki mukobwa ibyo savuga ntabwo byumva ugomba gushakirwa undi mugabo vuba ahubwo kagenda Ego komana ngo insogo nizo twaryaga mu murima tuzikuramo tukazirya abaho umuntu witwa insogo mvaviye nawe rwose nisogo ntago ari isogo ariko mwana wanjye niba yitwa sogo akaba ari umusore mwiza ntago tumwana aregura urugo rurakomeye jewe icyo nshaka no kugira ngo urongorwe ugende mu rugo rwawe nk'uko papa wawe abyifuza sibyo mwana ntago tupanga n'ukuri ariko rubanda barabona kumiro n'amavunja koko mwana we umuntu afite imyaka 15 ngashaka gutikura ego ko byihoreye dore n'amasaha ageze kandi tukaba dufitanye gahunda rwose ko tugiye guhura ko watinze shasheri wamamagaye ndi kureba agafilime sabanya agafilime ariko kanduta kageze ahajyoshye nyine wihangane nakundi shabuze ukuntu cyagendara mu rugo bamwe bakubwiye ishyizemo bebe kwabasaza b'iki gihe wagira ngo nabo basigaye barakwituye bya dada shabyihore naguze ukuntu byagenze se bite wanjye shabyihore mama yivugishwaga ibiki ngo nyine ngo nza nuko inzoga ngamajoro ngiki shabyihore nyine waretse kurakara uzi ko niyo urakaye ubamo nganye ntago nongera kuraka kusha abasaza b'iki gihe basigaye bagira uzi ejo bundi bya bintu kuntu bya biryoshye none mva kumva bikuza batubwira ngo twere kubikora sha uzi kuntu kurarana nawe byanyoye yego shawe bara abasaza nabo ariko sheri ubundi uri abasaza warwi oya ahubwo wijya muri ibyo byakureka ngire nyine cyatumye muhamagara mbwira nyine nguteze amatwi nyine zi yuko cyagihe burya waneye njyewe ngutera inda njyewe so wayobye cyangwa rimwe gusa ngibyo mama yambwiraga ubwo se utagiye kugihakana nakwihakana ndi so cyangwa ndi umutezi w'inda koko imbere y'imbwa nk'ukuntu mama yabivugaga wari wakokoza se bumba